tuba mu muryango wubatswe kandi wubakiye guhuza ibitsina hagati y'abafite ibitsina bitameze kimwe. Ni ibikorwa bikorwa n'abantu hafi ya bose, nubwo kubivuga ndetse no kubigaragaza bisa n'aho ari ikizira. Buri wese muri twe ahuza igitsina n'undi byibura inshuro 3,000 mu buzima bwe bwose. Babara ko nibura icyo ari cyo gikorwa n'abantu 140 mu ijoro rimwe, kandi buri joro ibyitwa ibyiyumviro by'umubiri biganisha mu guhuza ibitsina ni kimwe mu byiyumviro ku muntu gifite ingufu kurusha izindi zose. Ni ukwiyumva ubuzima bwose bwubakiyeho, niko kwiyumva abantu dufite kuzarema ikindi gisekuru kizadusimbura hano muri iyi si dutuye. Guhuza igitsina no kwihuza hagati y'umugore n'umugabo ni ibikorwa tutanavuga ko tuvukana, ahubwo tugira ubushobozi bwabyo tugitangira kubaho na mbere y'uko tubaho. Ni ubushobozi buri wese yarazwe n'umukurambere we wa kera, ndetse kera cyane adashobora no kumenya. Mu buryo bwa siyanse cyangwa se mu ikoranabuhanga ry'umubiri, bigenda bite ngo ikinyabuzima kimwe cyifuza ikindi hagamijwe guhuza igitsina? Ni iki gisunikira ubwonko bw'umubiri w'inyamaswa zose ndetse natwe turimo kubona imiterere y'undi umuntu akumva ashaka ko yabuwe? Ni iki kiba mu mpumuro y'umuntu? Ni iki kiba mu mitungo abantu batunze gishobora gutuma ibyo utunze bigutera gukundwa, ugakundwa n'umugore mukazabana ubuzima bwanyu bwose? Ni izihe mbaraga ubwonko bw'umuntu bufite zikurura ibyitwa jalousie sexuelle? Ibifite ubuzima byose ukuyemo udukoko cyangwa se virusi, ibindi byose bihuza igitsina. Igitsina gabo n'igitsina gore kugira ngo byose byororoke. Ku bantu b'abagabo n'abagore bahuje ubushake bw'ibanze bwo guhuza igitsina ndetse no kubyarana abana. Gusa imibiri y'aba bombi iratandukanye cyane. Mu kugaragaza uburyo imibiri y'abagore n'abagabo itandukanye cyane mu gushaka uwo babana cyangwa se bakorana ibyo guhuza ibitsina, abashakashatsi ba televiziyo imwe yitwa CNN bagiye muri kaminuza imwe y'i Londres mu Bwongereza bakora ubushakashatsi bifashishije icyuma gifata amashusho mu ibanga. Umugabo umwe n'umugore umwe mu bashakashatsi bivanze n'abanyeshuri mu kigo, bose ntibajya hamwe, buri umwe ayukwe n'undi ayukwe. Buri wese yagendaga yegera umunyeshuri abonye aho ngaho atazi, akamubwira ko yamwitegereje kuva kare kandi yumva yamwishimiye. Akamubaza ati, ese uremera ko nimugoroba twaza kuryamana cyangwa se guhuza ibitsina? Aba bashakashatsi bashakaga kumenya itandukaniro riri hagati y'abagore n'abagabo mu guhuza ibitsina, ndetse babihuza n'abantu batazi. Abagore n'abakobwa mu babajijwe n'uwo mushakashatsi w'umugabo, nta n'umwe wamwemereye ko bakorana ibyo bintu, ndavuga guhuza ibitsina. Ahubwo banatangariraga uburyo atinyuka kubaza icyo kibazo umuntu bataziranye batigeze banamenyana namba. Ku rundi ruhande, wa mushakashatsi w'umukobwa nawe wari muri iyi kaminuza nawe arimo gukora ubushakashatsi. Abagabo 3 muri 4 uyu mushakashatsi w'umukobwa yabazaga niba bemera ko baryamana nimugoroba, ndavuga baryamana n'uyu mukobwa. 3 muri 4 bose barabyemeye. Kandi nkwibutse ko iyi ariyo nshuro ya mbere bari bahuye n'uyu mushakashatsi ubwa mbere, kandi ntibari bazi icyo agamije. Abatarabimwemereye bavugaga ko bafite ibizamini ejo ku buryo batabona umwanya w'ibyo. Nubwo duhuriye kuri byinshi abagabo n'abagore, ariko iyo bigeze mu marangamutima yo guhuza ibitsina duhita dutandukana. Hari impamvu ishingiye ku miterere n'imikorere y'umubiri wacu iteye gutya. Ku bantu mu birebana no kororoka, umugore niwe usama inda akayitwita amezi 9. Umubyeyi w'umugore igihe bimusaba ngo abyare umwana, umugabo yababyaye abarenga 100.
ukurikije igisobanuro cy'uko abagabo babyara, mu mezi 9 umugabo yaba abyaye abana benshi. Abana byakugora kubara. Kugeza ubu umugabo wabyaye abana benshi ku isi ni uwari umwami wa Maroc. Yategetse Maroc hagati y'umwaka w'1672 n'1727. Yabyaye abana 888 mu myaka 32. Yanditse muri cya gitabo cy'uduhigo Guinness de Record iri tandukaniro rikomeye gutyo ry'ubushobozi mu kubyara hagati y'umugabo n'umugore ritangirira mu mubiri wacu imbere. Ovule ni intangangore, niko kanyangingo kanini kaba mu kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Umugore mu buzima bwe bwose akora intangangore zitarenga 400. Spermatozoide niyo ntangangabo, niko kanyangingo gato kaba mu buzima bw'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Mu guhuza ibitsina umugabo ashobora gusohora izi ntanga 300,000,000 mu gikorwa kimwe. Uzigereranyije n'intangangore, intanga 100 n'umugore agira mu buzima bwe bwose, buri wese arumva itandukaniro. Mu buryo busanzwe ugutwitinda k'umugore bimara ibyumweru 40. Muri ibi byumweru 40 umubiri w'umugore utwika ingufu cyangwa se ibyo bita kalori 80,000. Izi ni ingufu umuntu yakoresha yiruka ibirometero 1260. Izi ni marato 30. Marato ni ibirometero 42 nubikuba na 30 urabona 1260. Ingufu zakwiruka ibirometero 1260 nizo umugore akoresha mu gutwita inda mu gihe cy'amezi 9. Umugabo we kubyara umwana bimusaba igihe kiri munsi y'icyo yakoresha ateka igi rimwe, bikanamutwara ingufu nke cyane. Hamwe n'iri tandukaniro ry'ingano y'ingufu iki gikorwa gitwara, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, mu buryo budasabye kubitekerezaho cyane, biroroshye kumva impamvu abagore bamara igihe kinini mu mahitamo kandi bagashyiraho imirongo myinshi ngenderwaho mu birebana no guhuza ibitsina ugereranyije n'umugabo. Guhuza ibitsina bibiri bitandukanye bisa n'ibyumvikana nk'igikorwa kitagoye ku ruhande rumwe, ariko kikitonderwa cyane ku rundi. Buri wese ashobora gushyiraho imirongo ye ngenderwaho, akavuga ko yakunda umugabo runaka bitewe n'amahitamo ye, ariko siyanse cyangwa se imikorere y'umubiri w'umuntu yo igena inzira zayo binyuramo kugira ngo umuntu yishimire undi ndetse bumve bagumana ubuzima bwabo bwose, cyangwa se bakorana ibikorwa bishingiye ku marangamutima yo guhuza ibitsina. Buri wese muri twe kuri iyi ngingo yita ku miterere ndetse n'imimerere y'uwo bagiye guhuza ibitsina ndetse n'uburyo agaragara inyuma umuntu ashakaho ubwoko bw'imibanire. Muri twese ntawe ubikora yabitekerejeho cyangwa se ngo ababizi, ariko abantu b'abagore iyo bahitamo umugabo bagirana umubano wihariye mu buryo batagizemo uruhare, ahubwo bikorwa n'umubiri wabo ndetse nabo ubwabo batabizi, bareba abashobora kuba bafite ubuzima ku buryo bashobora kubyarana abana bafite ubuzima bwiza. Babamenya bate? Hari ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko imiterere y'umugabo igaragaza uko ubuzima bwe bushobora kuba buhagaze ndetse n'ubwo ubuzima bw'abana yabyara bwaba buhagaze. Mu isi yose uramutse weretse umubiri w'abagabo uteye nka mpande 3 icuritse, ni ukuvuga munini hejuru akaba muto hasi, kandi bigaragara ko akomeye rimwe na rimwe kubera imyitozo ngororamubiri, icyo bazavuga kuri uwo mubiri kizatandukana n'icyo bazavuga ku mugabo ubyibushye ndetse ubyibushye impande zose, hasi ndetse no hejuru. Niba ibi ngibi ari uko bimeze, ni ukuvuga ko iba ari ukuri. Ku bagabo kugira ibitugu no kugira mu gituza hagari mu gihe hagana mu matako hananutse ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu afite imbaraga
kandi akagira ubudahangarwa bw'umubiri. Ubudahangarwa bw'umubiri bukenewe ndetse bukenewe na wa mugore. Ku bantu bo hambere, abantu babaga mu mashyamba, ibi byasobanuraga ko uwo muntu afite uturemangingo dufite ubwiza buhagije. Bavuga ko iyo umuntu w'igitsina gore abonye imiterere y'umugabo mu buryo nawe ubwo atazi, ahita atangira gupima ubushobozi bw'ubudahangarwa bw'umubiri w'umugabo ndetse n'ubwonko bw'abana uwo mugabo yabyara, yaba ku bahungu cyangwa se abakobwa. Umubiri wabo bubona umwana w'umukobwa akinjira mu bugimbi cyangwa se mu bwangavu. Aba bakobwa baba bazi neza ko igihe umubiri w'umuhungu ufite ingufu ndetse ufite n'ubudahangarwa, ushobora kubarinda n'igihe bagize ibibazo, ndetse ufite n'ubudahangarwa bwo kuzabyara abana bazima, abana bafite imbaraga. Abana b'abahungu bafite mu myaka 12, 15, 18 baba bazi neza ko umukobwa ufite umubiri munini ku gice cyo hepfo aba ashobora kubyara abana, baba abagore cyangwa se abagabo, bitabaye ngombwa ko babitekerezaho. Bose icyo baba bashaka ni ukubyara abana, kandi abana bafite ubuzima buzira umuze, abana bafite ubudahangarwa bw'umubiri. Nibyo icyiyumviro cyabo kirebana n'ibijyanye n'ibitsina nibyo kiba gikeneye. Umuntu umwe mu bantu babiri babyarana aha umwana babyaye ku bushobozi bwe bwo kurwanya indwara. Umuhanga mu by'ubuzima bw'abantu, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Nouveau Mexique, atekereza ko iyo umuntu ahuye n'undi bafite gahunda yo kureshyanya, ubwonko bwa buri umwe muri bo ako kanya bakibonana buhita bukora imibare yo gupima ubuzima bw'uwo muntu mu gihe gito cyane, mu gihe cy'amamisegonde, ni ukuvuga igihe kitageze ku isegonda rimwe. Bubikora nyir'ubwite atanabizi. Randy Sanhill yasabye abanyeshuri b'abasore kwambara imipira y'umweru, bakayikina na basikete, bakayibiriramo ibyuya. Mu byuya bya buri umwe muri twe haba harimo ubwoko bw'umusemburo witwa pheromone. Umusemburo wa buri wese muri twe utagira impumuro, ntuhumura, ntunanuka. Uvurwa n'urwungano rwitwa glande sudoripale. Niwo musemburo ushobora gutuma umwana amenya nyina umubyara, akamutoranya mu bandi babyeyi, kandi uwo mwana apfuse mu maso cyangwa se atareba. Yasabye abanyeshuri b'abakobwa kwinukiriza ya mipira abahungu bakinanye basikete, bakabikora batazi abayambaye. Hanyuma buri umwe muri bakagenda atanga amanota kuri buri mupira hakurikije icyo yakunze kurusha ibindi. Nyuma Randy Sanhill yapimye systeme immunitaire cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri wa buri musore muri babandi bari bambaye ya mipira n'uwa buri mukobwa muri babandi binukije ya mipira. Yapimye icyitwa complexe majeur. Iki ni kimwe mu bigize umubiri bikomeye cyane mu kudufasha kurwanya indwara. Mu gupima, yasanze buri mukobwa yakunze impumuro y'umupira wambawe n'umusore ufite ubudahangarwa bw'umubiri butandukanye n'ubw'uwo mukobwa. Birahagije kubona umuntu umubiri wawe wishimiye byonyine, agace k'inyuma k'imboni y'amaso kabundikiye ijisho kagahita gatangira gukweduka. Kumubona iyo wise bitanga igisubizo cyiza, ni ukuvuga ko iyo ubonye ikimenyetso cy'uko nawe yakubonye, ako kanya bihita bitera impinduka zifatika mu mubiri. Ubwonko bwa bombi babonanye, yaba ubw'umugabo cyangwa se ubw'umugore, buhita buvuga ubwoko bw'umusemburo mwinshi witwa dopamine. Dopamine ivurwa n'ubwonko buri gihe. Iyo ukoze ikintu kikagushimisha, buri gihe ikintu kigushimishije kivubura dopamine. Ku yindi nshuro iyo ugitekereje, dopamine irongera ikavubuka. Akaba ari naho hava kubatwa n'ikintu runaka. Dopamine ituma abantu banywa ibiyobyabwenge batabireka. Ku ngingo yo guhuza ibitsina, iyo umuntu abonye undi akumva aramukunze, ndetse no ku rundi ruhande bikabuko,
imibiri y'aba bombi ihita ivubura dopamine. Niyo mpamvu umuntu wakunze undi hari ubwo buri gihe yumva ashaka kumubona, kuko uwamutekereje ubwonko buvubura wa musemburo w'ibyishimo, maze akamushaka nk'uko umwataba arishaka. Iyo bigenze gutya, urwungano rwitwa adrenale ruhita ruvura undi musemburo witwa adrenaline. Ni umusemburo wongera ingano y'amaraso umutima ukwirakwiza mu mubiri. Kuri iyi ngingo ho, adrenaline ivubutse ihita iyobya amaraso yajyaga mu gifu. Iyo amaraso yajyaga mu gifu ahinduye inzira, bihita bigutera icyitwa trake. Ni ukumva mu nda hasa n'ahajemo umuyaga, ariko bigasa n'ibikuzamuramo amarangamutima yo kwishima. Hanyuma amaraso menshi ahita azamuka, akaba menshi mu munwa ndetse no mu bice by'imyororokere. Iyo umugabo abonye umugore akumva aramukunze, cyangwa se umugore akabona umugabo akumva aramukunze, ibi byose biba mu kanya nk'ako dukoresha duhumbya. Ibimenyetso byabyo bigaragara inyuma ku mubiri, byambaye umwambaro wo kubura uko umuntu yifata. Isura ikamugaragaza nk'umuntu wishimye ariko wabangamiwe. Iki gihe biba bikomereye ubwonko bwawe gutekereza ikindi kintu kitari uwo muntu muri kumwe. Gusa kwishimira umuntu bitewe n'uko asa cyangwa se uko ateye, ibi ntabwo bihagije. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'Abanyamerika bwagaragaje ko abagabo bafite ingo cyangwa se abagabo bubatse binjiza amafaranga menshi kugera kuri 50% kurusha abagabo bafite imyaka imwe n'iyabo ariko batubatse. Aba bashakashatsi batekereza ko impamvu yo kunguka amafaranga menshi ku bagabo bubatse ingo hari uko imyumvire y'abagore mu birebana n'ibitsina ibasunikira mu guhitamo umugabo babona ko azashobora kubeshaho abamukomokaho. Ibi ntabwo biba bisobanuye ko igitsina gore gishyira ingufu mu gushaka umugabo ufite ubugabo bwo gushaka ubutunzi. Akenshi biba nyiri ukubikora atanabigizemo uruhare, ushaka kureba uburyo ubutunzi bw'umugabo ari ingenzi. Ku nyamaswa zose z'ingore byagusaba gusura zimwe muri zo, cyangwa bya bigo bituramo inyamaswa. Mu isi y'inyamaswa, ingabo ifite ubutunzi ikundwa n'ingore zitagira umubare. Nk'urugero, ubwoko bw'inyoni ziba mu mazi zitajya ziguruka zitwa penguin. Kuri bumwe mu bwoko bwa penguin, amabuye ni ubutunzi bukomeye cyane. Ku nkengero z'amazi, penguin y'igihangange ihubaka icyari cyiza cyane kigizwe n'ibimera n'amabuye. Uko ishobora kwegeranya amabuye manini yo kubaka icyari kinini kandi gikomeye, niko ifite ubushobozi bwo kurinda abana bayo igihe hadutse ibiza. Uko ni nako kandi ibifite ubushobozi bwo kurinda igi ryayo rikazavamo umwana ufite ubuzima bwiza. Iyi ntishobora kubura penguin y'ingore. Penguin z'ingore ntabwo zishaka penguin z'ingabo zifite ubutunzi gusa, ahubwo zishaka izifite ubushobozi bwo kuzarinda n'abana bazabyarana. Ntabwo biba henshi, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amashyirahamwe akora akazi ko guhuza abagore babyifuza ndetse n'abagabo babyifuza bahuriye mu mahuriro yitwa Millionaires Club. Hari nk'iyitwa Matchmaker yubatswe n'igitekerezo cy'uwitwa Batista Ngaya. Bafite urubuga rwa interinete ushobora no kurusura. Avuga ko muri uyu muryango wacu abagore badafite uburenganzira bwo kubaza abagabo babo ingano y'amafaranga bakorera, kandi byari bikwiye. Avuga ko yagize igitekerezo cyo gushinga uyu muryango kubera ko yabonye ko abagabo bafite amafaranga, abo bagabo baba bakora cyane ngo maze ntibabone umwanya wo kwita ku by'imibanire. Mu kubafasha nicyo cyatumye ashinga ishyirahamwe aho abagore nabo bafite ibibazo by'imibanire bahuzwa n'abagabo nabo badafite umwanya w'icyo gikorwa. Abaherwe bavuye imihanda yose bishyura $20,000 by'amadolari kugira ngo bajye muri iryo shyirahamwe. Abagore bo ntacyo bishyura. Aba bemeza ko amafaranga ari ingenzi cyane ku ngingo yo gushaka abana ndetse no kubarera. Niba abagabo bafite impamvu 1000 zo guterwa ishema nuko hari icyo batunze, no mu nyamaswa, inyamaswa z'ingabo ziba zifite ububasha bwinshi bwihariye bwo kwereka inyamaswa z'ingore ko nazo zifite ubwo bubasha.
bwo kuba hari icyo zakora ndetse zikagikorera umuryango mugari w'izo nyamaswa. Hashije ibinyejana by'ibihumbi by'imyaka, abantu bariho icyo gihe batasaga natwe batangiye guhitamo abo babana cyangwa se abo babyarana bashingiye ku bazi ubwenge kurusha abandi. Hari abashakashatsi bavuga ko kuva iki gihe aribwo ubwenge bw'abantu bwatangiye kwiyongera. Birashoboka cyane ko ubwenge bw'abantu bwongerewe cyane n'ubushobozi bwabo mu guhitamo abo babana. Bemeza ko tutateje imbere ngo tunakuze ubwonko bwacu gusa kugira ngo tubeho byonyine. Ubwonko bwacu bunadufasha kubona no guhitamo umubanyi mwiza, umugabo cyangwa se umugore. Ikimenyetso cy'uko ubwonko bw'umuntu bwatejwe imbere ndetse bukongererwa ubushobozi no guhitamo uwo muzabana kirigaragaza. Hari inyoni yitwa pawu. Ni inyoni ifite ubunini busanzwe ariko ikagira imirizo miremire cyane. Hari igihe bene iyi nyoni ijya itaraza imirizo yayo, ibirizo bikaba binini cyane, bigataraka bigafata ubuso bunini kandi bifite amabara menshi cyane, amabara meza ku buryo ubona bisa n'imitako. Kenshi iyi nyoni ikora ibi iyo ishaka kureshya indi y'ingore kugira ngo itaratse imirizo yayo kandi yiha amabara y'imitako. Bigisaba gukoresha ingufu z'ubwonko nyinshi cyane yagakoresheje ibindi bikorwa biyigirira akamaro. Ibi abahanga babyita ubumuga. Niyo mpamvu babyita principe du handicap. Kuri twebwe abantu hari abahanga bavuga ko ubwonko bunini ariko bubamo ubwenge bwinshi. Gusa ubwonko bunini nabwo butwara ingufu nyinshi mu mubiri wa nyirabwo. 20% by'umwuka mwiza twinjiza mu mazuru yacu, 25% by'ingufu umubiri wacu ukora, ndetse na 40% by'isukari twinjiza mu mubiri, byose byigira mu bwonko. Ubwonko ni igice cy'umubiri gifite agaciro kenshi kandi kitihishira. Ni igice gitwara ingufu nyinshi z'umubiri kandi kenshi ubwonko tukabukoresha mu kintu kidafite aho gihuriye n'umubiri. Tubukoresha tuvuga ibitari ngombwa cyangwa se tunagerageza gushaka icyubahiro n'iraha, nyamara ibi tutabifite twabaho. Bavuga ko ubwenge n'ingufu z'ubwonko abantu bakoresha mu kugaragaza ko bakomeye mu rwego rwo kureshya b'igitsina gitandukanye n'icyabo, nabyo bigaragaza ubwenge bw'umuntu muri ya ngingo ya principe du handicap. Ubuhanga ubwenge bwacu bufite bwo kurema cyangwa guhimba nibwo bwavuyemo ubwenge bwo kuvuga indimi, gucuranga umuziki ndetse no kuwuririmba, ubugeni ndetse na siyanse. Ubwonko bwacu bwagize ubu bushobozi mu magana y'imyaka ishize, ubwo abakurambere bacu batangiraga kujya bashaka abagore, akenshi bitaye ku bwenge bwabo. Ibi byose bisa naho igikorwa cyo kureshya gifitanye isano ya hafi n'ubuhanzi. Gusa mu bijyanye n'ibyiyumvo by'abantu mu birebana no guhuza igitsina, kubona umugabo cyangwa se umugore ukwiye ntabwo ariho inkuru ihita irangirira, kubera ko guhemuka cyangwa se ibyitwa gucana inyuma nabyo bigira akazi kabyo mu mibanire. Hari irindi tandukaniro rikomeye hagati y'imibiri y'abagore n'iy'abagabo risunikira ibyiyumvo byabo mu guhuza ibitsina. Abagabo benshi uburumbuke bwabo buhoraho buri munsi. Igihe icyo ari cyo cyose umugabo muzima yabyara, ibyo buri wese arabizi. Ku bagore ibi birasa n'ibigoye. Ni ntansoje iki kiganiro ngushimira wowe wari udukurikiye. Naho akagaruka. Ciao ciao, Imana ibari.